Yesu ashimwe bene data tugiye gusangira ijambo ry'Imana ritoya. Amazina nitwa Kirenga Konsole. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana ritoya cyane ariko rigira icyo rihindura kandi rigira ibyo rizana mu buzima bwacu nk'inkomezi mu rugendo turimo rugana mu ijuru. Hanyuma ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Ni ijambo ryiza nkunda cyane rivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha, ndetse navuga ko ari nk'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. So impamvu iri jambo ndikunda cyane, ngira ngo nawe ndigukundishe, icyo dusabwe ni ikintu cyoroshye cyane, ni ikintu cyoroshye ariko bisaba umwanya, bisaba kugira ngo twese tubyiteho. Mbese ni iki dusabwa kugira ngo tube abana b'Imana? Ni ukugira ngo icyo dusabwa ni ukubyemera, tukemera ko kwemera kuba abana b'Imana nta kindi bidusaba. Icya mbere ni ukwizera ko Yesu yaje akaducungura. Icya kabiri ni ukwemerera Umwuka Wera akakuyobora, hanyuma ukabwira data ukamubwira ngo ndifuza kumbera umubyeyi. Iyo umubyeyi ari kumwe n'abana be abamenyera ibyo bakeneye byose. Ntago kwitwa umwana, reka tuvuge nk'urugero, ntago kwitwa umwana wa Konsole biba bihagije, ahubwo Konsole icyo akora kugira ngo amenye umwana we, areba ko akeneye ibyo kurya, akareba ko akeneye imyambaro, akareba ko akeneye ibintu byose biri ku isi, cyangwa se ibyo umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi. Rero nta mpamvu yo kugira ngo duhangayike. Ndagira ngo tuganire mbasubizemo imbaraga. Ijambo ry'Imana tuba turi kumva tuba tugomba kurushyira no mu bikorwa tukabigaragaza. Ese kwemera ko uri umwana w'Imana byaba bitwaye iki? Byaba bifite akahe kamaro? Akamaro bifite biguhesha inyungu biguhesha nta zindi, ni ukuba ufite umutekano, ufite amahoro, kubera ko uyu mwana afite umubyeyi aba azi neza kuko ibi bikenewe byose ari buze kubibona. Atandukanye n'umwana udafite umubyeyi, kuko umwana udafite umubyeyi aba avuga ngo si ibi ndabigeraho gute, ibi ndabigeraho ryari. Ariko iyo ufite umubyeyi uricara ukavuga ngo ndabizi neza kuko umubyeyi wanjye ari. Kandi tujye tumenya yuko twe dufite umubyeyi ukomeye utandukanye n'abandi babyeyi. Ababyeyi bo mu isi ashobora gupfa, ashobora kunanirwa, ashobora kuba ari mu buzima bubi, ariko data wa twese ntajya ananirwa. Iri jambo ryaramfashije cyane, ndabyibuka cyane niga tronkome, twigaga mu kigo ahantu gusenga bitoroshye, gusenga bikomeye cyane. Hanyuma twaba turimo turasenga ugasanga abana bamwe barabihaniwe, rimwe na rimwe bakabyirukanirwa. Hanyuma njyewe nza gusenga, nsenze baza kusanga ndi gusenga, abantu mu mubyeyi, namwe murabyumva guhenguka imbere y'umubyeyi, kumubwira ngo banyirukanye, bakwirukana iki, narindi gusenga, ntago biba byumvikana neza. Ariko icyo gihe bampamagara naravuze ngo Mana, hasigaye ni wowe, urugamba ni urwawe, kubera yuko nari nzi neza yuko biri buze kunsaba imbaraga nyinshi, biri buze kunsaba gusobanura cyane imbere y'umubyeyi. Hanyuma uwo munsi ndataha, ngeze mu rugo ntinya kubivuga, ntinya kubisobanurira umubyeyi. Umubyeyi ahamagara mu kigo arabaza ese ko umwana yatashye bimeze bite? Baramubwira ngo yarari mu bitemewe n'amategeko y'ikigo. Hanyuma aza kwita abageze mu kigo we, ibyo bamubwiye si ibyo nari ndi gukora, bagerageje gushyiramo n'ayandi makosa. Umubyeyi biramubabaza cyane, noneho baramubwira ngo nantahane, ngo ngende mu rugo, ngo mare icyumweru, ngo ngende nige, ngo nisubira ku murongo nzagaruke. Namwe murabyumva. Turataha turi mu modoka, ndamusobanurira ndamubwira nti rero ibintu byose bakubwiye siko byose nabikoze, ngiye basanze ndi gusenga. Arangije arambwira ngo urambwiza ukuri ko wari urimo urasenga? Ndamubwira nti ngiye nari nzi neza ko abantu twese turi ku isi turi abana b'Imana, ariko naje gusanga tutari abana b'Imana. Biramutungura cyane, urumvikana nyine iyo uri kumwe n'umwana ubuzi imyaka afite, yakubwira ijambo bikagutungura cyane. Ariko nta kindi nari mpagaze kuri iri jambo rivuga ngo icyakora bamwemeye bose. Twari tumaze nk'ibyumweru 2 turi kuryigaho, bari kuri dusobanurira, noneho ndimubwiye biramutungura cyane. Ariko icyo byamfashije nta kindi, nari mfite amahirwe menshi
yo kuba nakwirukanwa mu kigo, yo kuba nahindurirwa ikigo, yo kuba wenda nagira conduite mbi, ariko ndi mu rugo narasenze ndavuga ngo Mana niwe namamazaga, niwe navugaga, ahasigaye reka wigaragaze. Si ukubeshya, si iki, hashize nk'ibyumweru nka 2 ndi mu rugo, umuyobozi w'ikigo ahamagara umubyeyi wanjye aramubwira ngo ohereza umwana agaruke mu ishuri, agaruke yiga, abandi bagiye gutangira ama examen, nawe aza akora ama examen. Ndagenda ngeze mu kigo barambwira ngo icara wige, ibindi ntuzongeye kubijyamo. Mu by'ukuri iyo nza kuba wenda ntarasobanukirwa neza, ntarabimenya, nari guhita nicara nkavuga nti sinzongera gusenga, kuko byari ikosa rikomeye kubona umuntu wirije, kubona umuntu uri gusenga, byabaga ari ikosa rikomeye cyane. Ariko kuko nari nzi neza yuko naravuze ngo nta kindi gikoze ibi, ni Imana yo mu ijuru, ni data. Tujye dusenga ariko twizere mu byo turi gusenga. Niba twarahawe twarasigiwe inshingano zo kuvuga ngo twamamaze ubutumwa bwiza, nta yindi nkota dufite, nta yindi nkota tugomba kwitwaza. Itwaze kwizera kuko uri umwana w'Imana, kwizera kuko ugomba kuba ufite umutekano, ukavuga ngo naho ibi byose byaba, ukavuga ngo naho nanyura muri ibi. Birashoboka ko uyu munsi waba uri mu buzima bubabaje, waba uri mu buzima bubi, waba uri mu buzima bw'ubukene, ariko banza wemere kuko ufite umubyeyi ukomeye. Numwemerera araza mu buzima bwawe. Ntago Imana dukorera ipfa kwihuruza uko ibonye, ahubwo icyo ikora irabanza igategereza ko uyiha karibu. Banzu wihe invitation, ubwire ngo ndagukeneye. Iyo ukeneye Imana ukayihamagara, nta cyayibuza kukwitaba. Kandi iyo ubwiye umubyeyi ngo ndifuza kumbera umubyeyi, nayo izifite imbabazi, ishaka ko ibona abana. Nta mubyeyi utishimira gutunga abana, nta mubyeyi utishimira kubona abana bamuhamagara ngo papa cyangwa mama. Ibyo nibyo bituma Imana imanukana imbaraga nyinshi zikomeye. Rero ndabasaba ko twizera ijambo ry'Imana, hanyuma tukemerera Imana, tukayibwira ngo tubere umubyeyi. Ukabyemera, warangiza kubyemera mu mutima wawe, ukabyatura. Waba uri gusenga uri wenyine, waba uri gusenga uri kumwe n'abandi bantu, ukavuga ngo data ndagukeneye, ngwino mu buzima bwanjye. Bizahindura ibintu byinshi cyane, bizahindura ibintu bikomeye mu buzima bwawe, bizatuma ubuzima uzabaho ufite umutekano, uvuga ngo ndinzwe na data ukomeye, afite ingabo nyinshi, ntiyabura ingabo zo kukurinda. Uri umwana mu rugo, umwana uri mu rugo aba afite umutekano ukomeye, aba azi neza kuko icyo yifuza uko biri bigende kose ari bukibone. Rero ndabasaba kugira ngo tubanze twemerere data aza tubera umubyeyi, natwe tumubera abana, tumwumvire. Ababyeyi iyo bari mu rugo, umwana akamwumvira, yamutuma iki ngiki akagikora, yamusigira inshingano runaka mu rugo, agasanga yazikoze, bimutera ishema. Aba ari proud yo kwitwa mama runaka cyangwa papa runaka, just kubera yuko umwana yamwumviye. Mureke twumvire data, hanyuma nawe azaba ari proud yuko turi abana biwe. Byaba bibabaje ufite umwana mu rugo, wajya ugera muri quartier batangira kuvuga ibyo yakoze, ukavuga ngo icyama ntibamenye yuko ari njye mubyeyi wiwe. Ariko ifite umwana, ukaba ufite umwana witwara neza, ukaba ufite umwana wumvira, ukaba ufite umwana yatambuka muri quartier bakavuga ngo uriya mwana afite uburere, nawe bigutera kugira ishema, ukavuga ngo ndabikunze cyane kuba mfite umwana umeze gutya. Umwana yajya asaba ikintu mu rugo ukakimuha, kubera yuko nawe aguhesha ishema hanze. Rero mureke duheshe ishema data. Byaba bibabaje kuba turi muri iyi si igihe gitoya dufite, ntitumuheshe ishema. Abantu bakajya bibaza impamvu twamenye Imana. Mureke ubuzima turimo bubabere ubuhamya, bajye bavuga ngo nubwo tutumva ibyo atubwira, ariko afite imbuto, yera imbuto nziza. Nubwo tutemera ko ari umukristo, ariko turabibona mu buzima bwiwe. Mureke tugendere mu ijambo ry'Imana, tujye tureka kurisoma muri Bible ngo hanyuma tubyibagirwe, cyangwa se tubiganiraho, twabiganirira ariho tubisiga. Mureke ijambo ry'Imana ribe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kubonemo ijambo ry'Imana, nutambuka umuntu akubonemo ijambo ry'Imana, nuvuga umuntu yumva ijambo ry'Imana, impumeko yawe igaragarwemo ijambo ry'Imana. Bizatuma n'abataramenya Imana bahinduka. Ntibazahinduka kuko twaririmbye, ntibazahinduka kuko twasomye ibyanditswe, ahubwo bazahinduka n'ibyo dukora buri munsi mu buzima bwa buri munsi. Amen. Ubuzima bwa buri munsi dukora, ntago waba ukorana n'umuntu cyangwa wigana n'umuntu ngo
ureke kumwerera imbuto hanyuma bimushimisha. Niyo wamubwira ngo uyu munsi dufite amateraniro ku rusengero cyangwa se hari service tuba dufite online ndagusaba ko watujoininga, ntabwo bizakunda, azavuga ngo si uri arambwira iki kandi twirirwa na buri munsi. Ariko numwerera imbuto ukajya uvuga yuko ufite data wo mu ijuru, ukavuga ko uri umwana wiwe, nawe azavuga se wambabariye tukajya mu muryango umwe. Njya nkunda cyane gutinda ku isengesho tujya dusenga ngo data wa twese uri mu ijuru. Icyo bishatse kuvuga nta kindi, dufite data, dutandukanye n'abantu badafite umubyeyi. Umuvugabutumwa yaratubwirije aravuga ngo yigeze kuganira n'umuntu ngo aramubwira ngo cyakoze abakristo mufite amahirwe, umwebwe ntago muri imfubyi, mureke mvuge rino jambo, umwebwe ntago muri imfubyi, mufite umubyeyi. Impamvu yarabimubwiye nta yindi nuko yabonaga hari improvement iri mu buzima bw'uwo mukozi w'Imana. Rero biradusaba kugira ngo natwe tugaragaze impinduka. Ntago kugaragaza impinduka ari ukugendera mu modoka ihenze, ntago kugaragaza impinduka ari ukuba wambara imyenda ihenze, ahubwo kugaragaza impinduka nibyo mvuga, nibyo nkora, nuko nitwara hamwe n'abandi bantu turi kumwe, yaba ari abo twigana, yaba ari abo dukorana, yaba ari abo dusengana, yaba ari abo duturanye. Imbuto za mbere zigomba kwera, zigomba kuva muri abo bantu, bakajya bavuga ngo turamuzi, tujya tubona yitwara neza, zikareka kuva mu bantu dusengana. Pasiteri ashobora kutavuga ukuri kwitwara, muririmbyi mugenzi wawe akakubikira ibanga, ariko menya ngo ba bantu mudasengana nibo bakuzi cyane, uwo data wirirwa uririmba buri munsi, bo babona ntawe ufite, bo babona ibyo ukora bidahuye nuko basanzwe bamwumva. Rero biradusaba guhinduka, mureke duhinduke mu gihe tugifite umwanya dufite n'uyu nguyu, ntabwo uzi ibizabe ejo, ntuzi uko ejo uzaba umeze. Rero mureke duhinduke, mureke abamama bahinduke, abapapa bahinduke, abakobwa bahinduke, abasore bahinduke, abana bato bahinduke, tugire ikintu gishya dukora. Uyu mwaka ugezemo hagati niko nabivuga, ariko mureke dukavaringe ibyo tutakoze mu mezi ya mbere atangira, tubikore muri aya mezi ya nyuma tugiye kujyamo, kugira ngo byibuze nugera imbere y'Imana ujye uvuga ngo Mana, birashoboka ko guhera mu kwa mbere kugeza muri uku kwa gatandatu nta kintu kigaragara nakoze. Hari naratukanye, hari nitwaye nabi, hari narabeshya, hari nagize gutya na gutya, ariko ndashaka ko guhera muri uku kwezi kugeza muri Desemba naba ngize ikintu gikomeye Mana geraho. Rero ntabarambiye, ndagira ngo twemere duhinduke, twemere kugira umubyeyi, tumwumvire, tumwubahishe, tumwamamaze, bizatuma n'abantu batarahinduka bahinduka. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mureke duhinduke, dukore ibintu bikomeye, duhindure isi cyane, nibwo no mu ijuru impundu zizavuga. Murakoze cyane.